Kana siyo nyine iva kubita kuri ka ndindi umugore arataka mazazana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Yamenyekanye ku mazina nka G-Tuff. Uyu nguyu akaba ari umusore rero umaze kwigarura imbuga nkoranyambaga kubera uburyo agenda agaragara mu biganiro bitandukanye, agenda asetsa abantu bagenda bakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu musore rero reka nkubwire ngo nkuzaniye amakuru ashyushye. Ndakeka niba rero nawe ukunda gukurikira ibiganiro binyuzwa ku mbuga nkoranyambaga, aya makuru urayazi. Uyu musore rero yagize atya, arangije yishyirira indirimbo ye hanze ayita Aragitosa. Banza uyumve kugira ngo nze nkubwira byinshi, maze dukomeze twiganirira twibera mu biganiro n'uburyohe hano kuri Vibe TV. Buri kamwe kose uzaba ugenda wifuza uzajya ugenda ugasanga hano. Banza ukurikire maze ndaza nkubwira ibijyanye n'uyu musore G-Tuff. Kana siyo nyine iva kubita kuri ka ndindi umugore arataka mazazana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Wabyumvise rero nk'uko uyu musore G-Tuff abivuga, avuga ko iyi ndirimbo ye ari indirimbo nyine ikubiyemo ubutumwa butandukanye, ariko abagenda bumva iyi ndirimbo bakavuga ko nta butumwa bugirimo, ahubwo ari indirimbo idakwiriye kuba nyine yaba muri sosiyete, kubera ko iyi ngiyi ni indirimbo imaze kuba virusi, haba mu rubyiruko, abakuru n'abato, buri wese agira uti Aragitosa. Bamwe bakayishidikanyaho bavuga ko ari indirimbo ikwiriwe gusibwa ku rubuga rwa YouTube. N'amakuru yagiye avugwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, aba content creator batandukanye. Ahangaha harimo nk'umunyamakuru Scovia Umutesi, nawe nyine wagiye uvuga kuri iyi ndirimbo, avuga ko nyine iyi ngiyi ari indirimbo idafite ubutumwa na buke. Ibintu rero bihabanye n'ibyo uyu musitari avuga, kubera ko rero iyi ndirimbo ni indirimbo imaze kugenda yibasirwa na bamwe mu rubyiruko. Buri wese muhuye haba ku mbuga nkoranyambaga ugenda wumva aririmba iyi ndirimbo. Bamwe bati ese uyu mutipe ubundi iyi ndirimbo uwazayisiba ku rubuga rwa YouTube? Bikaba ikibazo, bikaba ingorabahizi, kubera ko nyine biragoye cyane ko wasiba igihangano cy'umuntu ku rubuga rwa YouTube. Gusa nyine bamwe bati uyu mutipe ni umuhanga, akibaza bati ubundi ni gute umuntu akora indirimbo iya make abandi bagakora iya menshi, ariko nyine ugasanga iyo ndirimbo irahitinze kuba yarusha za zindi zatwaye akayabo k'amafaranga. Ibintu rero byagiye bigarukwaho n'aba content creator batandukanye, ndetse kandi iyi ndirimbo yagiye igarukwaho n'abanyamakuru batandukanye. Ahangaha twakubwira nka Umutesi Scovia, umwe mu banyamakuru nabo nyine bamaze kubaka izina, kimwe rero na Scovia Umutesi ndetse n'aba content creator bagiye batandukanye. Ibingibi ngo babitewe n'uko iyi ndirimbo yamaze kuba virusi muri sosiyete, yaba umwana umukuru murahura maze ukumva arimo aragira ati Aragitosa. Aya magambo ni amagambo nyine nawe wumva ko ari amagambo adafite ubutumwa, n'amagambo afite imvugo twavuga ko atari nziza muri sosiyete. Ariko nyine uyu mutipe bakamwibazaho bavuga bati ni gute ubundi umuntu akora indirimbo ya make undi agakora iya menshi, ariko nyine ugasanga indirimbo yabaye icyatwa muri sosiyete. Ibintu rero byagiye bicanga abantu benshi. Bamwe bati indirimbo izasibwe ku rubuga rwa YouTube, abandi bati ntibyashoboka. Ibintu rero byakomeje kuba agatereranzamba hano ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi uyu musore G-Tuff yabanje kuba umwe mu banyarwenya batandukanye. Ahangaha twakubwira nk'igihe yabaga yitabiriye igitaramo muri Jen's Comedy. Uyu musore rero agenda asetsa abantu ukabona ko ari ibintu byiza. Nyuma rero uyu nguyu G-Tuff yaje gufata icyemezo, arangije afungura YouTube channel ayita G-Tuff. Iyi ngiyi ni channel agenda anyuzaho indirimbo ze zitandukanye z'ama audio, kubera ko uyu nguyu G-Tuff nta ndirimbo n'imwe ya video arakora.
uyu musore rero iyi ndirimbo yitse Aragitosa ikimara gusohoka ni indirimbo nyine aba content creator bagiye buririraho bagenda bayikoramo amavideo agiye atandukanye bati uyu musore ubundi ni bwoko ki ni gatiki umuntu akora indirimbo umunsi umwe hanyuma ikazinduka yakwiriye sosiyete ikazinduka yabaye virusi n'uruhinja ruyize ni ibintu rero bitarimo biragenda bivugwaho rumwe n'aba content creator ubundi uyu nguyu G-Tuff akaba ari umusore uvuka mu mujyi wa Kigali Kaserege ahazwi nk'Igikondo benshi aho bakunze kwita Sodoma. Uyu musore yagiye amenyekana cyane ari kumwe n'abanyarwenya batandukanye harimo Yakamwana, Nzovu ndetse n'abandi batandukanye. Nyuma rero yo kubona ko uyu musore nawe agenda aruhura imitima ya benshi binyuze mu gutera urwenya, bamwe mu ba content creator bagiye bamwiyumvamo bamubonamo imari ishyushye maze bakajya bamukoresha mu biganiro bigiye bitandukanye. So rero aho ngaho uyu musore reka nkubwire ngo akaba arimo aragenda atwika sosiyete kubera ibiganiro bigiye bitandukanye agenda ashyiraho, ariko noneho ibintu byahumiye ku mirari ubwo iyi ndirimbo yise Aragitosa yashyirwaga hanze maze indirimbo igasamirwa hejuru n'abantu bagiye batandukanye harimo urubyiruko ndetse n'abakuze. So reka nkubwire ngo rero nanjye reka ikiganiro nyisoreze hano, komeza ubane natwe ugenda ukurikira updates zigenda zinyuzwa kuri iyi channel yacu, ariko utibagirwa gukora subscribe. So Imana ikurinde, ugire ijoro ryiza.